kurota uri gukora imibonano mpuzabitsina. Izi nzozi zirose ushobora kuzirota, ukarota imibonano uri kuyikora n'uwo uziranye nawe cyangwa utaziranye nawe, ariko imibonano ukajya kubona ukabona uri kuyikora. Ukirota izi nzozi hita ujya gusenga cyane, unatokeshe mu izina rya Yesu, kuko izi nzozi ziri kukwereka yuko uburyo bwa mbere ni ukurota wakoze ubukwe ariko uwo mwabukoranye ukaba uri kumubona. Uburyo bwa kabiri ni ukubona wakoze ubukwe ariko uwo mwabukoranye ntumubone. Uburyo bwa gatatu ni ukubona wakoze ubukwe ariko uwo mwakoranye ubukwe akagusiga. Ndetse hariho n'uburyo bwa kane bwo kubona wakoze ubukwe ariko ukabona wakoze ubukwe utambaye ikanzu y'ubukwe cyangwa ikanzu wambaye ifite ibizinga. Ariko izi nzozi ushobora no kuzirota uri umugabo ufite umugore cyangwa se uri umugore ufite umugabo. Biba bisobanuye iki? Izi nzozi nta gushidikanya, nta kureba ku ruhande, nta kuzuyaza, izi nzozi zisobanuye urupfu. Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe, ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi, ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzana ibyishimo mu birori byose tuba. Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira, mwebwe mwese mudukunda, mwebwe mwese mubana natwe, mwebwe mwese inshuti zacu, ndetse kandi burya n'abafana namwe ndabashuhuje. Ndabizi ko tujya tugira inshuti ziduhoza ku mutima, tukagira n'abafana nabo baturebereye hafi aho ngaho. Namwe ndabashuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko mubimenyereye, ndi mwene so Ngoboka Miriam Theo. Mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira, uyu munsi tugiye kubana. Ndagira ngo unyemerere ntuze kuba kure, ntuze kujya kure, kuko hari ibintu nshaka yuko tuza kurebera hamwe. Ariko kugira ngo nakwicisha amatsiko, reka nkubwire ibyo ari byo. Ndashaka kukubwira inzozi 5 cyangwa se uburyo 5 bw'inzozi ushobora kurota, ugahita ufata iya mbere ugahita ujya gusenga, kuko izi nzozi ngiye kukubwira byanga bikunze zirasohora, kandi ndaza kukubwira n'ubusobanuro bw'izi nzozi. Ndabizi abantu benshi tujya turota bugacya inzozi twazibagiwe, abandi tukarota bugacya tubyibuka, abandi tukarota ariko tukabura abadusobanurira za nzozi, cyangwa se ntidusobanukirwe na za nzozi, ndetse abandi tukarota tugazisobanukirwa, abandi tujya turota inzozi ntizisohore, abandi tukazirota zigasohora. Mu minsi yashize umuntu umwe yigeze kumbaza ati ariko burya umuntu urota inzozi zigasohora we si umuhanuzi? Ati cyangwa yaba ari umupfumu? Ibi nabyo turaza kubireba, tuze kureba izi nzozi umuntu urota ibintu bigasohora, ibintu bikaba byo. Ese uyu muntu we yaba afitanye iyihe sano n'izihe mbaraga? Mbere yuko rero twinjira muri iki kiganiro, munyemerere gatoya hanyuma tubanze twiragize Imana. Data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kuko uturindiye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Turagushimye kandi kuko wadusigaje kugira ngo dusigare dutunganya ibidatunganye. Turagushimye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Turagushimye ko wabanye natwe. Mu minsi yashize irimbi ry'Irusoro, irimbi rya Busanza ryaruzuye,
ubu ngubu ndi kumva ko n'irimbi ry'inyamirambo naryo ryuzuye, hari n'ayandi yagiye yuzura n'iry'iremera ryaruzuye, ariko tugushimiye ko twebwe muri ayo marimbi yuzuye tutari twakagiyeyo. Bivuze ngo watwongereye iminsi yo kubaho, nubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro. Kano kanya rero nyemera ubane natwe, kandi umugambi mwiza w'Imana dushyigikire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Tuguhaye ikaze aho nk'uko mbikubwiye ko tugiye kugenda turebera hamwe izi nzozi ushobora kurota, ariko ugahita ufata iya mbere ukajya gusenga, kuko utagiye gusenga zigasohora zikaza kugusoraho, hari igihe byakubera bibi, ariko bigusaba kugira ngo ujye gusenga. Kabiri, izi nzozi turaza kuzikubwira, ushobora kuba unazirota ariko ntusobanukirwe neza icyo ari cyo cyangwa se icyo izi nzozi zisobanuye. Hanyuma nituza kuzigusobanurira ukaza kumenya neza, ukaba wumva hari n'izindi ujya urota ariko ukaba udasobanukiwe neza, uraza kutwandikira muri comment utubwire uti ariko nanjye hari inzozi narose, nanjye hari ibintu nabonye, hari inzozi nkunda kurota kandi ntabwo nsobanukiwe neza icyo izi nzozi zisobanura. Nta kibazo, ndagusobanurira, kandi umwuka w'Imana ari kuri njyewe kugira ngo nze kugusobanurira inzozi. Hanyuma ninza kukubwira yuko ngiye kugusobanurira inzozi, ntuze kugira ngo gusobanura inzozi kuri njyewe ni ibije nonaha. Gusobanura inzozi ni imwe mu mpano ngira, ni imwe mu mpano Imana yampaye. Njya ngirirwa ubuntu nkasobanukirwa nkanasobanura ibijyanye n'inzozi. Ndibuka kera muri za bibiri na tutaragera na 10 najyaga njya gusenga, kuko kuva mu rugo njya ku rusengero byansabaga urugendo rw'amasaha nk'abiri cyangwa 2 n'igice. Nk'iyo natahaga wasangaga abantu rimwe na rimwe bantegeye ku mihanda ngo bashaka kugira ngo mbasobanurire inzozi, kandi uko nabisobanuye ugasanga birahura neza neza, cyangwa se za nzozi zasohora ugasanga zahuye nuko nabisobanuye. Rero impamvu mbivuze nuko impano y'Imana yo gusobanura inzozi Imana yabaye yingabijeho, cyangwa se reka mvuge ngo Imana yarayimpaye. Tutabarambiwe, hari igihe umuntu arota, uburyo bwa mbere bwo kurota cyangwa se inzozi za mbere, hari ukuntu umuntu arota akarota yakoze ubukwe, hanyuma iyo umuntu arose yakoze ubukwe, izi nzozi zibaho mu buryo bugera kuri bubiri, rimwe zigera kuri butatu. Uburyo bwa mbere ni ukurota wakoze ubukwe ariko uwo mwabukoranye ukaba uri kumubona. Uburyo bwa kabiri ni ukubona wakoze ubukwe ariko uwo mwabukoranye ntumubone. Uburyo bwa gatatu ni ukubona wakoze ubukwe ariko uwo mwakoranye ubukwe akagusiga. Ndetse hariho n'uburyo bwa kane bwo kubona wakoze ubukwe ariko ukabona wakoze ubukwe utambaye ikanzu y'ubukwe cyangwa ikanzu wambaye ifite ibizinga. Hanyuma ubu buryo uko bugera kuri bune busobanura bitandukanye. Igihe cyose uzabona wakoze ubukwe ariko utambaye umwenda w'ubukwe cyangwa umwenda wambaye ukaba ufite ibizinga, Imana ibiri kugucira amarenga yuko ushobora kuba wenda gutaha, ariko cyangwa se ushobora kuba wenda gupfa, ariko nubwo ugiye gupfa ushobora kutazajya mu ijuru kubera yuko umwenda wambaye ntago ari uw'ubukwe. Urabyumva? Imana muri make ibikuburiye ikubwira ngo iyeze, witunganye, wiboneze, ukureho ibyaha byo mu mirimo yawe, wange gukora nabi ahubwo wige gukora neza. Muri make Imana ibikurabuye, reka mvuge ngo Imana ibikuriye akara. Uburyo bwa gatatu, ubwo nahereye ku bwa kane, ni ukubona wakoze ubukwe ariko uwo mwakoranye ubukwe
akagusiga. Bikweretse yuko hari umuntu mwari mufitanye isezerano cyangwa se amasezerano runaka, ariko uyu muntu agiye kuzagutaba mu nama. Reka ntange nk'urugero, nk'umuntu ashobora kuba yarakwemereye nk'akazi cyangwa se ubufasha bumwe cyangwa ubundi, ariko wajya kubona ukabona iza nzozi rero ziba zikweretse ko uyu muntu mufitanye amasezerano, cyangwa hari gahunda mufitanye, cyangwa hari bizinesi muri gupanga. Ibikweretse yuko ya masezerano wa muntu azagutaba mu nama, azanabigusigamo rwose. Ukibona izi nzozi nabwo urasabwa gusenga kugira ngo Imana igushingi wa muntu, imugufatire cyangwa se imukuzirikire kigufi, uranyumva, cyangwa se nanagusiga ariko imishinga mwari mufite yere kuzaferinga. Muri make nanagusiga Imana izasigare mu cyimbo cy'uwo muntu, muri make izakudefane cyangwa se izagusove. Uburyo bwa kabiri ni ukubona wakoze ubukwe ariko uwo mwabukoze akaba ahari. Ahangaha Imana ibikubwiye yuko hari isezerano, iyo ari umukobwa cyangwa se umusore, ibikubwiye yuko izagukorera ubukwe, ariko izi nzozi ushobora no kuzirota uri umugabo ufite umugore cyangwa se uri umugore ufite umugabo. Biba bisobanuye iki? Biba bisobanuye ko hari ubundi buryo, hari ayandi masezerano Imana igiye gukora cyangwa se igiye kugusezeranya, cyangwa igiye kuguhuza n'ibintu by'umugisha cyangwa se n'ibintu binejeje ubuzima bwawe. Muri make ibiri kugutegurira, ibi kukwereka yuko hari ubuzima bushyashya Imana igiye kukwinjizamo. Ahangaha ushatse washima Imana ukavuga uti haleluya, Imana ishimwe. So uburyo bwa mbere cyangwa se inzozi za mbere ni ukurota wakoze ubukwe ariko uwo mwabukoranye ukabona ntawe uhari. Izi nzozi nta gushidikanya, nta kureba ku ruhande, nta kuzuyaza. Izi nzozi zisobanuye urupfu. Ukibona izi nzozi usabwe gusenga, ukinginga Imana, ukayihendahenda kugira ngo nunapfa izabe yarejeje ubugingo bwawe. Cyangwa se ugahindura isengesho ukaba nk'Ezekiya, biravuga ngo yahinduye isengesho yerekera ivure, amaze kwerekera ivure arasenga, Imana yumva gusenga kwiwe, imwongerera imyaka yo kubaho, imwongeraho imyaka 15. Inzozi za kabiri nshaka gusobanura ni inzozi cya gihe urota, ariko ukarota hari ibikorwa urimo, ariko wajya kubona ukabona wabikoreye iyo uvuka, cyangwa se ukabikorera aho mwari mutuye kera, hahandi aho mwimutse. Mbese ukabona ubikoreye, ukabona ubwo buzima uri kubukorera ahantu hahise. Nubona izi nzozi uzihutire gusenga, kubera yuko ahangaha Imana cyangwa se izi nzozi ziri kukwereka yuko hari ubuzima bubi ugiye gusubiramo, ubuzima bubabaje, ubuzima buteye agahinda, ubuzima buteye intimba. Niyo mpamvu ikweretse hahandi weho wakomotse, cyangwa se bwa buzima mwabagamo. Ibaze nka cya gihe, reka ntange nk'urugero, ibaze nka cya gihe wabaga utetse, ariko ukabona muri kuronga nk'utujumba tw'imishore. Niba imishore mwebwe muyizi simbizi, ubwo ni ibijumba biteze, cyangwa se ukabona muri kurya nk'ibishogoro, mbese ya ndyo mbi, bwa buzima bubi. Wajya kubona ukabona nibwo urose.
ahangaha izi nzozi ziba zikweretse ko hari ubuzima Satani ashaka kugusubizamo cyangwa se ashaka kukujyana mu buzima bubi. Hita ufata iya mbere utokeshe uti mu izina rya Yesu. Nurangiza ubwira Imana uti ubuzima simbushaka, ndashaka ko undemera ubuzima bushyashya. Yaravuze ngo tuzava mu bwiza tujya mu bundi. Izi nzozi nazo zijya zibamo uburyo bubiri. Hari ubundi buryo ubona yego muri iwanyu, ariko ukabona hari nk'ibintu wenda bakwibiyeyo, hari nk'ibintu byanze wenda mu nzozi mwari muri gukora ukabona biranze, cyangwa ukabona hari ibintu mubuze nyine mwabuze. Izi nzozi ziri kukwereka ko hari ibintu ugiye gutakaza ku buzima bwawe. Icyo usabwa ni ugusenga kugira ngo Imana ihagarare kuri ibyo bintu Satani ashaka kukunyaga. Inzozi za gatatu ni ukurota wagiye mu irimbi. Izi nzozi wagiye mu irimbi abajya bazirota ku buryo bugera kuri butanu. Sinzi niba ndabuvuga bwose kuko ndagira ngo mutarambirwa. Uburyo bwa mbere ni uko weho ubona wagiye mu irimbi, ariko ukabona wagiye gusura wa muntu wapfuye, muri make uri kurira. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni ukubona uriyo ariko uri kumwe na wa muntu wapfuye. Uburyo bwa gatatu ni ukubona wagiye mu irimbi ariko uri kurira mu irimbi. Uburyo bwa kane ni ukubona wagiye gusura umuntu wawe mu irimbi ariko wagerayo ukamubura. Reka wenda ngarukiraho. Uburyo bwa mbere kubona wagiye mu irimbi, uri kunyumva, ariko ukabona uri kurira, bisobanuye ko uyu muntu witabye Imana. Uri kumva? Witabye Imana, uyu muntu wapfuye weho uri kuririra. Bisobanuye yuko uyu muntu uri kuririra ari mu irimbi, cyangwa se nawe uri mu irimbi. Uri kunyumva? Bisobanuye yuko hari abandi bantu ashaka gutwara, cyangwa se hari abandi bantu bagomba gupfa. Bishatse kukwereka ko mu gihe cya vuba uzagaruka hahandi ku irimbi, kandi hari undi muntu muje gushyingura, hanyuma muri kurira. Inzozi za kabiri, cyangwa se icya kabiri kuri izi nzozi, ni ukurota uyu muntu muri kumwe, muri kuganira, cyangwa hari ibintu ari kuguha. Ahangaha biba bisobanuye kuri kugirana amasezerano n'abazimu. Noneho iyo muri gusangira na wa muntu, biba bisobanuye ko weho ubwawe wagiranye igihango n'abazimu. Ukibona izi nzozi usabwe kwihutira gusenga kugira ngo Imana ikwicire uwo mwuka wo kugirana igihango n'abadayimoni. Kane ni ukujya gusura wa muntu mu irimbi witabye Imana, ariko wagerayo ukamubura, wowe ukabona uri kumushakisha. Uyu muntu aba yarapfuye afite, cyangwa se izi nzozi ziba ziri kukwereka yuko Satani ashaka kuguteza uruzerero. Hari umwuka w'uruzerero ashaka kuguteza, ukajya uhora ugenda ushaka ibintu, ushakisha, ariko byanga. Ukimara kubona izi nzozi
usabwe gusenga. Reka kindi nyihorere ahubwo mpite ngana ku cya kane, ku nzozi za kane. Ni ukurota uri gukora imibonano mpuzabitsina. Kurota uri gukora imibonano mpuzabitsina. Izi nzozi zirose ushobora kuzirota, ukarota imibonano uri kuyikora n'uwo uziranye nawe cyangwa utaziranye nawe, ariko imibonano ukajya kubona ukabona uri kuyikora. Ukirota izi nzozi hita ujya gusenga cyane, unatokeshe mu izina rya Yesu, kuko izi nzozi ziri kukwereka yuko usambana n'abazimu, nubwo baza bakigera ishusho y'umuntu runaka, ariko ziri kukwereka yuko usambana n'abazimu, kandi iyo usambanye n'abazimu bagutera umwaku. Bashobora gutuma utazashaka, bashobora gutuma ushaka ariko ntubyare, bashobora gushaka ukabyara, ariko mu bantu byawe ukabyaramo ibidebire. Ushobora gushaka ukabyara abana bakabazima, ariko nibwo bwabuhe ugasanga ntibashobotse, niba bahindutse ibirara. Nta yindi mpamvu, ni uko weho iyo uri umukobwa, ni ukuvuga ngo abadayimoni baba baraguteye inda. Hanyuma igihe uzabonanira n'umugabo runaka, cyangwa se niba uri umugore, abadayimoni baba baguteye inda. Igihe uzabonanira n'umugabo cyangwa se umugore, igihe uzabonana n'umugabo parito, iyo ni ukuvuga ngo intanga z'umugabo ziza zisanga iz'abadayimoni ziri muri wowe. Iyo uri umugabo kandi nabwo ukarota uri gusambana n'abo badayimoni, baba bari kugushyiramo imikoshi n'ubundi kugira ngo ntukanyurwe n'umugore wawe, uhora usambana umuca inyuma. Nimunabyara kandi munabyare ba bandi navuze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukibona izi nzozi uri gusambana n'umuntu, ihutire kujya gusenga, kubite mu izina rya Yesu, kandi uhite umenya icyo zisobanuye. Hanyuma inzozi za gatanu nizo tugiye gusorezaho, izindi tuzaziganiraho mu gihe kizaza. Muraza kutwandikira muri komenti mutubwire n'izindi mushaka ko twazabasobanurira. Ariko inzozi za gatanu ni ukubona ufite umwana. Kubona ufite umwana. Hanyuma abantu murota inzozi ariko ntimwite muzisobanukirwa, ntimwigirire nabi, ntimwituke, ntimwirenganye. Hari abo Imana yahaye izo mpano zo gusobanura inzozi, abo Imana yahaye uwo mwuka. Kuba itaraguhaye rero ntubigire intambara, ntumve ko binaguteye ikibazo. Umuri Imana yatuzanye kugira ngo tuzisobanure. Hanyuma ubu buryo bwo kurota ufite umwana nabwo buza mu buryo bubiri. Hari ukurota ufite umwana ariko ukabona uramuzi, uramwishimiye, uramunezererewe. Hari no kubona ufite umwana ariko utazi. Kabiri, ikindi gice, hari ukubona ufite umwana mukuru cyangwa ukabona ufite umwana mutoya. Byaterwa n'izo weho warose. Hanyuma kurota ufite umwana
kandi mwiza kandi wishimiye. Bisobanuye ko hari ubuzima bushyashya ugiye kwinjiramo, kandi ubu buzima ukazaba bufitemo icyubahiro. Uzaba unezerewe, ufite umunezero, ariko atari n'umunezero gusa, uzaba unubashywe. Kubona ufite umwana ariko utazi, ni ukuvuga ngo ibintu wicayemo, ubuzima wicayemo si ubwawe, hari nyirabwo. Ibyo bintu hari nyirabyo. Kurota ufite umwana muto, nanutse, kana katameze neza, ni ibisobanura igihe wewe urimo. Nusubiza amaso inyuma urasanga ubuzima urimo n'ubuzima butakunejeje, butagushimishije, udakunze, tubashye, ubuzima nk'ubwo. Muri make hari ibintu wewe ubura, hari ibintu ubura. Ushobora kubibura mu rugo rwawe, ushobora kubibura mu kazi, ushobora kubibura ku bana, ushobora kubibura, ibintu nk'ibyo. Kurota ufite umwana mukuru bisobanura ko igihe kiri kugusiga ku ntego wihaye. Nta kuvuga uti njyewe mu myaka 5 nzaba mfite akamodoka, mu myaka 5 nzaba mfite inzu, mu myaka 5 nzaba narashatse, mu myaka 5, ibintu nk'ibyo. Hanyuma biba bikweretse ko igihe wihaye cyangwa se intego ufite cyangwa intumbero ufite iri kugenda igusiga. Bakubwira ngo kora cyane, senga cyane, uzagera kure hashoboka. Ariko nutabikora bari kukwereka ko igihe kiri kugusiga. Ndabashimiye. Niba ibi biganiro niba iki kiganiro gikunze hamwe n'ibindi biganiro byacu, ariko wenda reka twigarukire kuri iki ngiki. Kora subscribe, tera comment, uvuga uti nanjye hari inzozi numva nshaka ko twavugaho. Kanda like, uvuga uti sawa. Kora share, woherereze na runaka wakubwiye ngo sobanurira izi nzozi. Yarabikubwiye ariko ntabwo wazisobanukiwe, nta nubwo wazisobanuye. Mwoherereze, muhita mukubita share, mubwire tumve iza nzozi wambwiye icyo zisobanuye. Amahoro y'Imana bane nawe. Shalom.